Turagarutse nanone, iyi ni Gikundiro TV. Mbere na mbere turabashimira abakunzi ba Gikundiro TV, mudahwema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi, ari nayo mpamvu tubifurije kugubwa neza. Tunashimira wowe wamaze gukora subscribe, ndetse nawe mushya utarakora subscribe, kanda subscribe ubashe kubonera amakuru ya Gikundiro TV ku gihe. Nk'uko mubimenyereye ko Gikundiro TV tubagezaho amakuru meza kandi yubaka, niyo mpamvu uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'impamvu abasore bashobora kuva mu rukundo bitunguranye ugereranyije n'abakobwa. Ese biterwa n'iyihe mpamvu? Turaje tubive muzingo mu kanya. Iyi ni Gikundiro TV nanone. Rimwe na rimwe abantu b'igitsina gabo bakunze kugaragaza imyitwarire yo kuva mu rukundo bamazemo igihe gito kandi nta mpamvu igaragara ihari, mu gihe bagenzi babo b'abagore baba bumva ari bwo urukundo rugitangira. Aha nyuma y'iminsi mike abakundana bahuye baba bahamagarana ubutitsa, ndetse bakandikirana ubutumwa bugufi uko babonye umwanya, ndetse kandi bakumva batamara icyumweru umwe atabonye undi. Aha ibyumviro umwe aba afitiye undi nta magambo ahagije aba ahari yo kubisobanura, kuko aba yumva ko ari we wenyine ubuzima bwe bwose yari yarategereje. Nyuma y'iki gihe cy'ibyiyumviro bikomeye by'urukundo, aha umukobwa akunze gutungurwa no kubona imyitwarire y'umusore igenda ihinduka, bisa nk'aho atakimushaka, kandi mu gihe we yumva ari bwo urukundo rugitangira. Bakunzi ba Gikundiro TV, dore zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umusore mwari mumaranye igihe runaka mukundana agenda. Dore impamvu ya mbere ishobora gutuma umusore mumaranye igihe runaka mukundana ashobora kugenda. Ashobora kuba afite ubwoba bwo kubura kwishyira akizana nk'uko byari bisanzwe. Aha nubwo kugira umukunzi bishimisha, kuko uba ufite umuntu ukwitaho, ukuba hafi mu byiza no mu bibi, aho ku musore siko bimeze, kuko iyo abona ibintu bitangiye gufata indi ntera agatangira gutekereza ku bintu ashobora guhomba kubera uyu mubano, birimo kujya aho ashaka igihe ashakiye, gusohokana n'inshuti ze n'ibindi, agenda gake. Ni byiza ko igihe ukundana n'umusore umwereka ko utaje gukuraho ibyo yakundaga no guhagarika ubuzima yabagamo, ahubwo we akazagenda abona uko iminsi ishira ko hari ibyo agomba guhindura. Ikindi kintu cya kabiri cyatera umusore kuva mu rukundo bitunguranye, ashobora kuba adakeneye gutunga urugo muri icyo gihe, cyangwa se kugira umugore. Ikintu gishobora gutera umusore gufata umwanzuro wo kuva mu rukundo ni ukumwereka ko ushaka ko akugira umugore, kandi we yumva ko iyo gahunda atarayigira. Guhora umubaza gahunda gufiteho cyangwa icyerekezo cy'urukundo, nyamara we bitaragera kuri urwo rwego. Ibyo bizatuma azajya guhunga, ndetse ashake n'impamvu izo ari zo zose zatuma mutabonana, kuko abizi neza ko ari byo ugiye kumubaza. Aha kandi niyumva atagishoboye kubyihanganira, azafata umwanzuro wo gukuramo ake karenge. Indi mpamvu ya gatatu yatuma umusore ava mu rukundo bitunguranye, mushobora kuba mudahuje imyemerere cyangwa se intego z'ubuzima. Aha mu gihe iyo umubano ugitangira, umusore ashobora kwihanganira bimwe mu bintu adahuza n'umukunzi we, kuko yumva ko igihe kizagera bakabibona kimwe. Gusa uko iminsi igenda ishira, akabona baragenda badahuza ku ngingo zimwe na zimwe, zirimo aho bifuza kuzatura cyangwa se abana bifuza kuzabyara, idini n'ubuzima bazabaho. Ibi biri mu bituma ashobora gutangira kubona uwo bakundana nk'umuntu badahuje inzozi n'intekerezo z'ubuzima, bityo agahitamo gutangira gukuramo ake karenge. Indi mpamvu ya kane ishobora gutuma umusore ava mu rukundo bitunguranye, ashobora kuba arambiwe kuba mu buzima bwuzuyemo amarangamutima. Aha nibyo koko kuba mu rukundo birashimisha, ahanini kubera ko amarangamutima umuntu aba yiyumvamo niyo atuma yumva neza ko urukundo ruryoshye. Gusa ku gitsina gabo ntibakunda kuba mu isi yuzuyemo amarangamutima y'urukundo cyane. Ibi uzabibona uko mugenda mumarana igihe kinini, inshuro musohokana zigenda zigabanuka, ndetse n'amagambo y'urukundo agenda akendera. Ibi kandi ntibivuze ko aba akwanze, ahubwo bivuze ko aba afite ibindi bintu byinshi asigayeho umwanya cyane. Aha kandi iyo mutashakanye
ukarushaho kugenda umubaza impamvu yahindutse, ibi umusore abibonamo nk'igitutu akaba yahitamo guhagarika umubano wanyu kandi wowe aribwo wari ugitangira. Indi mpamvu ya gatanu yatuma umusore mukundana ava mu rukundo bitunguranye, ashobora kuba afite undi mukunzi. Aha imwe mu mpamvu ishobora gutera igitsina gabo kuva mu rukundo ni ukugira undi muntu mushyashya bari gukundana. Umuhanga mu mitekerereze ya muntu Dr. Kamenhara avuga ko uyu ari umuco uhuriweho n'abagabo benshi. Aha Kamenhara yagize ati, abagabo benshi baryoherwa no kugira abandi bagore, kandi mbere yo guhitamo umugore umwe batereta benshi, cyane cyane iyo babonye umubano wa nyawo bahagarika umubano bari bafitanye n'abandi bagore. Aha kandi uyu muhanga Hara yarongeye aravuga ati, ushobora kubura umusore mwakundanaga mu gihe gito kubera ko yabonye undi wamunyuze kukurusha. Tugeze ku ngingo ya gatandatu cyangwa impamvu ya gatandatu ishobora gutuma umusore mwakundanaga ava mu rukundo bitunguranye, akaba ari ingingo igira iti igitutu cy'umuryango n'inshuti. Aha nubwo urukundo ruba hagati y'umusore n'umukobwa, ariko imigendekere myiza yarwo igirwamo uruhare n'imiryango n'inshuti z'impande zombi. Aha ku gitsina gabo iyo mugikundana aba abona utunganye muri byose, gusa uko abagize umuryango we n'inshuti ze bagenda bamwereka ibitagenda neza kuri wowe, ntatinda kubona ko nawe ashobora kuba yarahubutse cyane. Ibi kandi bikaba byamutera kugenda ahagarika umubano wanyu buhoro buhoro. Bakunzi ba Gikundiro TV, ngizo ingingo cyangwa impamvu esheshatu twaganiragaho zatuma umuhungu ava mu rukundo bitunguranye. Ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Ndizera neza ko wowe mukobwa umaze kumva izi mpamvu esheshatu zatuma uba umukunzi wawe, kwizera neza ko hari icyo ugiye guhindura. Reka mbonera umwanya wo gushimira abakunzi ba Gikundiro TV mudahwema kutwereka ko mudukurikiye umunsi ku munsi. Nashimira wowe wamaze gukora subscribe, nshishikariza wowe mushya utarakora subscribe, kanda subscribe ubashe kubonera amakuru ya Gikundiro TV ku gihe. Turabakunda, ciao ciao.